Nongeye kubasuhuza bene data, mwebwe mwese mudukurikiranye muri hirya no hino ku isi, bari ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane w'Afurika, bari mu Rwanda, bari ku mugabane w'Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hirya no hino hagiye hatandukanye. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Nk'uko bisanzwe njyewe ndi Habakwizera Jean Bosco cyangwa Evangeliste Bosco. Njye dusanzwe duhurira mu kiganiro cyacu cyitwa Isaha y'Ubuhanuzi, kuri channel yacu yitwa Hand of God Ministry 2050. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ndetse no mu isaha yacu y'ubuhanuzi, twumva icyo Imana ivugana natwe muri uyu mwanya. Ariko ubaye ushaka kugira ngo tuvugane, wahamagara nimero yanjye ni 0785539836. Wahamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, waba ugize icyifuzo, waba ushaka yuko dusengana, waba ushaka yuko ngusengera ku burwayi, ku kindi kibazo runaka, cyangwa ushaka kwatura ukakira agakiza, kakira Yesu umwami n'umwami, kakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wahamagara nta kintu bitwaye kuri iyo nimero 0785539836. Rero uyu munsi ubuhanuzi bwacu burashingira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 36. Hari ijambo rivuze ngo uko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Abaheburayo 10:36 aravuze ngo uko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Ushize twaganiriye ku ijambo ryitwa kwemera, hanyuma uyu munsi ubuhanuzi bwacu bugiye gushingira ku ijambo ryitwa kwihangana. Muri iyi si, muri buno buzima tunyuramo bwa buri munsi, dukenera imbaraga yitwa kwihangana, kuko udafite kwihangana byagorana, bitewe n'ibintu byinshi duhura nabyo muri iyi si bigiye bitandukanye. Hari ibitubabaza, hari ibibabaza imibiri, hari ibibabaza imitima yacu, ni ibintu byinshi bigenda bitubabaza, ariko nanone dukeneye kwihangana, dukeneye impano yo kwihangana kugira ngo tubashe gukomera tudatentebutse. Hanyuma uyu mwanditsi wandikiye Abaheburayo aravuga ngo uko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara kwihangana, nimumara gusozwa kwihangana muzabone guhabwa ibyasezeranijwe. Biravuze ngo mbere na mbere ni ukwihangana, hanyuma ibyasezeranijwe bikaza hanyuma. Bivuze yuko mbere y'ibyasezeranijwe hari inzira umukristo abanza kunyuramo, hari inzira umwana w'Imana abanza kunyuramo kugira ngo asingire ibyasezeranijwe. Ubundi mu buzima busanzwe dukora akazi ka buri munsi, hari abakora muri minisiteri runaka, hari abacuruzi, hari abikorera, hari abakora akazi kagiye gatandukanye, hari abakorera ababosi babo, hari abahembwa ku kwezi, barahembwa ku cyumweru, hari abahembwa ku munsi. Abo bose bagira ibihembo byabo kandi bigiye bitandukanye. Hari abahembwa menshi, hari n'abahembwa makeya, ariko ibyo byose byitwa ibihembo. Ariko mu by'ukuri akenshi umuntu ahembwa ari uko yabanje gukora, hanyuma bitewe n'uko yakoze cyangwa n'ibyo yakoze akabona guhembwa nyuma. Ntuzatungurwe n'uko muri iyi si akenshi umuntu yakoze akazi ke nabi akakavanga, umubosi aza akamubwira ati oya, akanamwirukana cyangwa akamubwira ngo subiramo, wabikoze nabi subiramo, cyangwa akamubwira ngo genda akazi ntugashoboye. Ariko iyo yakoze neza nk'uko bosi abishaka, nk'uko bosi abikeneye, akaza mu bihembo bye nk'uko babivuganye, nk'uko yabimwijeje, nk'uko babisinyanye muri kontara, nawe niko bigenda mu bihembo bye bitewe n'uko akazi yamutumye gukora yagakoze neza. Rero n'iyi Imana ijambo ravuze ngo mukwiriye kwihangana. Muri uko kwihangana niho ubasha gukorera. Kwihangana ni urugendo. Muri kwihangana ntabwo ari ahantu hamwe uguma, ahubwo kwihangana ni urugendo ugenda rwitwa kwihangana. Ukambara ubusa ukihangana, ukaburara ukihangana, ukabwirwa ukihangana, abana bakava mu ishuri ukihangana, intambara zigakomeza. Ni ikintu kwihangana, nibwo buzima bw'umukristo akwiriye kubamo.
ugapfusha ukihangana, ukarwaza ukihangana, ukarwara ukihangana, ukanyura mu bigeragezo by'inzitane ariko ukihangana, mu gihe ugitegereje ko bya bihembo wasezeranyije n'Imana ko bizakugeraho, bya bindi Imana yagusezerera ikabwira ngo nzakugeraho bityo nzagutabara, mu gihe utegereje ko biza ukwiriye kwihangana. Haleluya! Ukwiriye kwihangana ugakomera, nubwo uri kunyura mu ntambara, uri kunyura mu bigeragezo, ariko uyu mwanya Imana ivuganye nawe nakubwiye ngo ihangana, komera kugira ngo utegereze ibyo Imana yakuvuzeho. Nukora akazi ukagakora nabi, cyangwa nutakaza uko kwihangana ugatakaza ibyiringiro, uzongera usubiremo, noneho uzatindamo. Njya ntangazwa n'Abisirayeli. Abisirayeli bavuye muri Egiputa bambuka inyanja itukura, bambukira Humusi, Imana ikorana ibitangaza nayo ibintu bikomeye, babona imirimo y'Imana. Ariko ngo bagere mu butayu, batangira kwitotomba. Bitotombeshwa n'iki? Babuze amazi yo kunywa. Bitotombeshwa n'iki? Babuze ibyo kurya. Bitotombeshwa n'iki? Mose agiye ku musozi, agiye guhura n'Imana. Hashize iminsi atari kumubona, batangiye kubaza ibimasa ngo niyo Mana yabo. Ibyo bituma Abisirayeli batinda mu butayu. Ubutayu bari kumaramo iminsi 40, bamumaramo imyaka 40. Biravuze ngo umunsi umwe Imana yawukubyemo umwaka. Umukristo yabuze kwihangana, abatakaje ikintu gikomeye. Ariko iyo wihanganye ugakomera, ukavuga ntegereje Imana, ntegereje kugereza kw'Imana. Ibi byabaye ku mugabo witwa Danieli na Sadaraka na Meshaki na Abedenego. Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Danieli, Bibiliya iratubwira ngo barabatoranyije, ngo ariko ngo batoranya mu bandi, watoranya abasore b'abanyabwenge ngo b'abahanga. Uyu Danieli, Sadaraka na Meshaki na Abedenego babatoranyije mu bandi, ngo ariko ngo noneho ngo nabo ngo bikura mu bandi, ngo mu gihe umwami yari yavuze ngo muzajya munywa kuri vino y'inzoga y'ubwami cyangwa vino y'umwami, nimurangiza murye ku biryo batekesheje umwami yariyeho. Hanyuma ngo bo baravuga ngo oya, bitoranya, baravuga twebwe mujye mutwera ibishyimbo n'amazi gusa, ibyo birahagije. Ngo bari babarinda ishinga, aravuga ngo se, ngarabegera arababwira ngo nimunanuka bizagenda bite? Baraje ngo arababwira ngo tugerageze iminsi 10 yonyine. Ngo bamara iminsi 10 batuzwe n'amazi, batuzwe n'ibishyimbo. Iminsi 10 ngo irangire, ngo babashyire babazane bose, babashyire hamwe ngo bitegereze abagabo ko ari 4, ngo basabe ngo ni abagabo beza, bakeye mu maso, bafite igitinyiro, bafite igikundiro, bafite ubwiza bw'Imana, byushye, bameze neza, batoshye kurusha abandi bose. Haleluya! Ngo barakomera, ngo baravuga ngo ntaho tuzarya ibyo kurya by'ibwami, biba byatekeshejwe abadayimoni, byamurikiwe abadayimoni. Baravuga ngo ntabwo byakunda, tuzarya ibishyimbo n'amazi. Batungwa n'ibishyimbo n'amazi. Icyo ni ikintu gikomeye, kwihangana ukemera kurya ibishyimbo, ukemera kunywa amazi y'umugezi, hari inyama, hari ifiriti, hari umuceri, hari ibiryo biteguye neza by'umwami, hari vino imeze neza iryoshye, ariko avuga ati oya, tuzarya ibishyimbo n'amazi. Ni ukwihangana. Bari bazi kugira ngo basingire isezerano ry'Imana, basingire icyo Imana yabavuzeho, bari bazi igikenewe, nuko bagombaga kwihangana. Haleluya! Soteboneya, ndavugana nawe unteze amatwi, wowe nkurikiranye, uri hirya no hino, ubuze kwihangana. Ongeramo imbaraga yo kwihangana. Abagabo barihangana, barakomera, baravuga ngo iby'ifiriti turayibona, mayoneze turayibona. Baravuga ati ni ukuri, imbuto turazibona z'ubwoko bwose, ariko baravuga ngo ntabwo tuzabikora, ntabwo tuzarya ibyo kurya by'ibwami. Dufite gakondo yacu, dufite icyo Imana yatuvuzeho, tuzihangana igihe nikigera tuzarya ibi byavuye mu bushake bw'Imana. Birivuze ngo iki? Ngo bano bagabo ngo barakomera, ngo bukeye utore umwami ngarote nk'inzozi zikomeye. Umwami ngatumiza abanyabwenge bo mu gihugu cye bose ngo abahamagaze, ngo ababwire ngo narose inzozi, ariko inzozi narose nabuze umuntu uzinsobanurira. Hari umuntu muri kino gihugu, hari umuntu uri hano wansobanurira inzozi narose? Hari umunyabwenge uhari wansobanurira inzozi narose? Bose ngo arabazana bashyiraho ngaho, abanyabwenge bose, n'abacunnyi, n'abarozi, n'abapfumu bose arabazana bashyiraho ngaho. Bamubwira ati ngo turotorere, tubwire uko warose, hanyuma natwe turaje tugusobanurira. Umwami ati oya, ati nabyibagiwe, ati kandi ugomba kubinsobanurira. Ati oya mwami, ati niba utabyibuka natwe rwose nta kintu twagufasha, ntabwo twabishobora, nta n'uwo muri iyi si wabishobora uretse izindi mana. Haleluya! bajya bamenya ko hari indi mana ibasha gusobanura ibidasobanutse. Imana igusobanurira ibidasobanutse mu buzima bwawe mu izina rya Yesu.
Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo nibarangiza umwami ngo arakare, ngo avuge ngo mwese nta n'umwe uvuyemo, ngo avuge ngo mugomba gupfa, nta n'umwe uvuyemo. Ngo narangiza ngo atume umutware witwaga Ariyoki, ngo agende ngo abikoze Daniyeli ngo akimara kubyumva ababwira ati oya mwemuretse, ababwira ati mwemuretse gatoya ntituzavugana ejo, mwemuretse kwica abantu. Daniyeli narangiza agenda ashaka Meshaki na Abedenego na Saduraka, barara imbere y'Imana bahamagara Imana. Ngo mu bicuku bya nijoro barimo basenga, ngo Imana irabasanga, ngo irabasobanurira inzozi umwami yarose, irazibereka, iraje irazibasobanurira icyo ishatse kuvuga. Daniyeli ngo agende ngo asanga umwami, ngo bukeye mu gitondo ajya kuri Ariyoki, ngo agende ngo amushyire umwami, ngo amubwire ngo inzozi warose nazimenye. Cyokoze ntabwo zahishurwa n'abanyabwenge bo mu isi, ntabwo zahishurwa n'abarozi, ntizahishurwa n'abapfumu, ntizahishurwa n'izindi mana zo mu isi zibajwe zikozwe n'amaboko y'abantu. Oya, ntizahishurwa n'abantu, ahubwo arambwira ngo kereka Imana yo mu ijuru. Nanjye ubwanjye ntabwo ndi umunyabwenge, si n'umuhanga uruta abana, ariko nanjye ubwanjye si njyewe, kereka Imana yo mu ijuru. Umwami ngo narangiza ngatega amatwi, Daniyeli ngo amurotorere inzozi, azimurotorere, narangiza amusobanurira, ambwira ati nababonye bigenda gutya, abona bigenda gutya, abona bigenda gutya, igishushanyo cyari kimeze gutya na gutya, abonye umutwaro umeze gutya, igihimba n'amaboko byari bimeze gutya, agatuza kari kameze gutya, ibibero n'amaguru byari bimeze gutya, ibirenge byari bimeze gutya. Ubona ibuye rituruka mu ijuru riraza ryikubita ku birenge, kirajanjagurika, gihinduka nk'aho bahurira mu ki. Narangiza ngo ambwire ngo reba umwami, ngo ambwira ngo bisobanuye gutya. Narangiza amusobanurire, umwami ngo yumve ngo nibyo. Umwami narangiza ngo atambwira ngo Daniyeli we, ndamubwira ati ndakugororera iki, ndakugira umuntu ukomeye mu gihugu. Daniyeli aravuga ati ntabwo nasiga bene data twasenganye. Aravuga ngo nsabiye ubutware Saduraka na Meshaki na Abedenego hano i Babuloni. Umwami arabyemeza, barihangana, byasabye kwihangana kugira ngo binjire mu isezerano ry'Imana. Nubwo aho n'ibigeragezo, bakanyura mu itanura ry'umuriro, Saduraka na Meshaki na Abedenego bakanyura mu itanura ry'umuriro, aho nawe Yesu akabasangamo. Iyo umuntu yihangiye mu itanura ry'umuriro, Yesu amusangamo. Bivuze muri cya kiragezo gikomeye, muri za ntambara zikomeye, Yesu agusangamo, uri gukora iby'Imana ishaka ukagera kwihangana muri wowe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ukeneye kongera kubwira Imana ikongera ikaguha kwihangana muri wowe. Wabonaga intambara, urugo rwawe ukabona intambara ni impande n'impande, ukabona zirakugose. Wari umaze igihe kirekire uri mu bigeragezo, imyaka ibaye 10 nawe uri mu kigeragezo, uribaza ngo nzatabarwa nte, uribaza ngo bizagenda bite, urasenga uko bwije n'uko bukeye, uribaza ngo bizagenda bite. Ukeneye kujya kugarura icyizere Imana, ukeneye kwihangana. Wari ugiye kwicira inzira, uri kuvuga noneho biranze ngiye kugenza gutya, ariko yagarura icyizere Imana. Bano ba Daniyeli na Saduraka na Meshaki na Abedenego bategereje Imana, biringira Imana, biringira ko ishoboye byose, biringira ko ifite imbaraga, biringira ko ifite ubutware, biringira ko ifite ubushobozi. Baravuga ngo turabona ibyiza nibyo, ariko ariko igihe cyacu cyo kubona ibyiza si iki ngiki, ahubwo kiri imbere. Dutegereje iby'Imana yavuze n'ibyatuvuzeho. Nubwo turi mu gihugu kitari icy'iwacu, ariko hari icyo Imana yatuvuzeho tuzabatwara, nubwo bitari iby'iwacu. Barategereza, barihangana. Imana ya Isirayeli yongere kugarukeho, Imana ya Isirayeli yongere kubake. Ukuntu Yeremiya hano 31:4 yaravuze ngo nzongera kukubaka, hano uzahubakitse wa mwari wa Isirayeli we, nubwo hasenywe, nubwo ugoswe impande n'impande, nubwo intambara ikomeye, ariko nagiye mubwire ngo Imana izongera kukubaka, hano uzahubakitse wa mwari wa Isirayeli. Ongera usubirane ibyiringiro, ongera ugere kwihangana. Icyo Imana yakubwiye kizasohora. Ni Imana yavuganye nawe, ni Imana yakuvuzeho. Ijambo ravuze ngo ijambo ryanjye, niko Imana ivuga, ubwayo iririndisha inkoni y'icyuma. Ntabwo Imana iryemera ko ijambo ryayo ritakara. Oya, ijambo Imana ivugiye ubwayo iraririnda. Komera ku ijambo Imana yakuvuzeho, witene ukabicika intege, wisura inyuma y'itakaza ibyiringiro. Komera ku ijambo Imana yakuvuzeho. Imana izarira ijambo yakuvuzeho mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, wowe nkurikiranye, Imana ikugirire neza. Waba ufite icyifuzo, wahamagara kuri ya nimero yanjye iri hano hasi, wayireba ukahamagara, wanyandikira kuri WhatsApp, nta kintu bitwaye, ugasengana Imana. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho, kandi Imana igushyigikire. Ibyo bigeragezo maze igihe kirekire twakongera tukinyenga Imana, ariko nagira ubwire ngo wicire inzira, ahubwo komera
shikama, ambara imbaraga, ambara imbaraga, utegereze icyo Imana yakuvuze, icyo Imana yakuvuze kizasohora, kandi icyo Imana yakuvuze nicyo cyiza kuruta ibyawe ugiye kujya mu gihe gitoya. Imana ikugereza kandi Imana ikwiteho mu izina rya Yesu Kristo. Ushaka kudushyigikira, ushaka ko dusengana, nibirangira aho ngaho wamvugisha. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.